mfite amakuru hari umuntu utayafite. Yego. Uwatashye ejo wapfuye ejo cyangwa ejo bundi ntiyabonye umutaho w'impunzi. Yego. Sibyo? Yego kara gatonyanga mu nyanja ku 70 nabengahe 50 nabengahe by'impunzi abanyarwanda z'abarundi hagataha abantu 100. Nanone ntabwo ari ibintu bikaze cyane. Giye buriya mu gutaha kw'impunzi z'abarundi sinarebaga ngo nama bisa ngahe. Narebaga iyo scenario yo kumupaka. Muri mindset ya wumva umupaka urafunze. None se ko ufunguye nemba nihinduke nk'utwicara bame twanyaruteje aho abame bicaye bagasezerana kutarwana. Yagize gute ibaza abantu bavuga ngo babonye imirambo ngo y'abanyarwanda ngo bafatanwa za mitiwere ngo biciye mu Rwanda ngo bishwe ngo baboha Kinyarwanda. Imagine tukajya tubwira abantu atari ko hari impfu ku isi zagenewe igihugu zitagira n'ikindi ariko kuki nemba ibihugu byombi bitayibonamo agakiza k'iyi diplomasi ho itagenda neza hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Nibura bakavuga ati ruhwa buri Rwanda bugeze kugirana crise n'u Burundi y'imirambo yo mu kiyaga cya Rwero. Yego yaranditswe Roni yaravuze n'iki ndibuka umuntu ntazibagirwa muri saga abarundi nabo ntibavuze ngo ntimubaduhe tubaze hamwe Kongo igivuga ngo tuzabanza tubapimesha ngo tutoranye ngo ntimugira ngo upfa gutaha gusa. Ntabwo Burundi bidavuga gutyo urumva mu by'impunzi Burundi bwemerera abaturage babwo yewe n'u Rwanda iyo hari abatashye ntabwo munyamone impaka zimeze gutyo. Ubu president ndayishimiye u Burundi nyene cubahiro Neva azajya kuyobora African Union next year from February umwaka utaha ni uzaba ari umukuru wa African Union. Yego azagenda yivuga ibigwi eida kafite impunzi nyinshi zamahamiyo niho hategurirwa Leta Itabara urubyiruko kiri none se barundi kazi iyo Leta Itabara yatashye wanyu cyangwa n'abaturage banyu batashye. Mu mvugo yanjye yahuranyije nk'umusesenguzi ntago imipaka yubakiwe itahana itahuka ry'impunzi. Imipaka yubakiwe zirimo nazo n'izindi activite zibyara inyungu mu karere. Tubone birenze gutaha kw'impunzi biri byiza ariko bidahagije ni component nto cyane no none se masha ku mupaka abaturage nabo babagiyeyo. Urashaka kuruhuka no kurara heza gutungura umukunzi wawe mu bihe by'imboneka rimwe atazigera yibagirwa mu buzima. Igisubizo nta kindi ni Luna Residence Apartment. Iyi ni apartment iherereye Kagugu ndetse by'akarusho tubafitiye n'ubusitani bwiza aho wicara witegeye Kigali. Badiaspora namwe muza mu Rwanda mwibaza aho mwarara igisubizo twakibazaniye. Abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye ibyumba byinshi bitandukanye. Abibaza aho mwarira by'akarusho tubafitiye abashefu babizobereyemo ndetse babigize umwuga bidasabye ko mukora urugendo. Ku bindi bisobanuro wahamagara nimero 0783 43 66 76 cyangwa ugahamagara 0795 88 57 Bakunzi bacu turabasuhuje omerereye mu mpande zose z'isi mwebwe mukunda ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi ni ukuri muri abantu bazima cyane. Ndikumwe na Marshal n'umuntu wacu n'umuntu wanyu ndetse nzi neza ko benshi mukunda ibitekerezo bye agenda tugezaho n'ubusesenguzi bigiye bitandukanye. Ni wiriwe ni waramutse ni wiriwe ni waramutse biterwa naho isi irimo kunzungurukana. Ubu ngo isi irimo kuzungurika Bujumbura ni mwiriwe. Kubera iki kuzungurukana Bujumbura gamwa? Kubera iki? Buriya tujya tugira ibintu bidukomeretsa abantu dukora muri sesengura. Yego. Noneho hakagira nk'umuntu wibwira ko niba mvuga ku Burundi cyane niba mvuga kuri Kongo cyane niba mvuga ku nyina kumva ko nyine ndi anti Burundi anti Kongo mwayishyizemo nkagize gute ariko normal muri love muri principes z'ibyo bintaravu urukundo kabamo ingire 3 sibyo nibyo aba scientifique bavuga. Love habamo ngira ngo bavuga ngo ni vi kubona n'amaso inshuti sibyo. Yego ngo habamo no kuyumva ibyo bita si uyi byo mu matwi. Yego ariko habamo no kugira gute no kuyivugaho kuyivuga ibindi bizamo ni byinshi no kuyikora utarenterese kuri muri geopolitique utarenterese none se abavuga ngo kuyikoraho gutya no kuyikoraho touch nayo ibizamo. Yego so rero utare interested ku gihugu muri geography n'iki byose ngo uvuga uti ndavuga gutya na gutya ntago bikunda. Yego buri umuntu afite amabiterwa n'ibyo wabuvuga ariko buriya mu yandi magambo signification yirige nabiha yimba ndenterese ku Burundi. Uburundi buranyenterese. Yego sibyo abarundi bakanyenterese
abanyamurenge baranyenteresa yego cyangwa nanjye nkabenteresa sibyo Eastern DRC byose biva kuri relationship ibiri umutima w'umuntu ariko na context abantu ibintu biba birimo kuko ntabwo wabuza nko mu makuru ntabwo ari kuvuga amakuru gutaba interest ku kintu ariko kugitindaho ni kindi yego rero icyo mbivugiye aha ngaho umutima ngo ndimo kubara amasaha y'u Burundi urabize ejo twabonye impunzi z'abantu zitaha sibyo twanazibonye zihunga natwe twanazibonye zitaha mfite amakuru hari umuntu utayafite yego uwatashye ejo wapfuye ejo cyangwa ejo bundi ntiyabonye umutaho w'impunzi yego sibyo yego kara gatonyanga mu nyanja ku 70 na bengahe 50 na bengahe by'impunzi z'abarundi hagataha abantu 100 nanone ntabwo ari ibintu bikaze cyane hakaba umwe babe babiri ni signification y'ikintu gikomeye seulement ikintu ke natekerezaga ko cyaba kirimo natekereza ko ingufuri y'igare ihora ifunze umupaka w'u Rwanda n'u Burundi niko bambwiye ngo ari mu ngufuri y'igare ariko ibyo bimaze igihe wasanga abana yikuyeho yego nuko idafungurirwa na za ambulance zizana abarwayi nkuko katiyeretse muri Croix Rouge yabisabye nuko idafungurirwa uje gushopinga avuga ati reka njye Nyamata guhaha reka njye mu Kirundo guhaha ndataha ku kagoroba seriously ntago imipaka y'ibihugu yubakirwa gutahuka kw'impunzi cyangwa guhunga kw'impunzi iyo ni component ntoya muri component nini cyane zigize imibano n'amahanga twege tuba muri diplomacy ariko nanone ça reflète kuko ni reflexion z'ikindi kintu gishoboka yego kuko kwa kuboko giye buriya mu gutaha kw'impunzi z'abarundi sinarebaga ngo nama bisa ngahe narebaga iyo scenario yo kumupaka donc muri mindset ya wumva umupaka urafunze none se ko ufunguye there is a reason yo gufungura umupaka kuki iyo reason itaba bata extending urumva yego ikava ku mpunzi eventually ikajya kuri za ambulance sibyo ikajya yewe reka nkubwire ikintu nase ntekereza kuki niba hari ibintu biri diplomatique relation diplomatique entre Rwanda et Burundi zitaratungana kuki Nemba yahuriyeho General Njakarundi kera akiba mu Butasi igahuriraho Colonel Musaba akiba mu Butasi kuki Nemba itaba nka Kesonge hagati y'intuze yakoreye zombi aho umurundi n'umunyarwanda bahurira bagahumeka bakaganira bakayaga ko nubundi reflexe y'ubuhunzi sinyare y'ubuhunzi guhunga no guhunguka n'ikiko kwihabera yewe na wa muntu wigeze kwiba amafaranga y'abarundi niho nabonye bari ribu yamutwaye niho bamutwaye sinemba se bamunyujije ngira ngo umwe wagiye bakanamugarura abyanza kugira agasubirayo nyuma en fait Nemba urumva ni hinduke akakana muzagakata ngiye kuvuga yego Nemba ni hinduke nk'utwicara abami twa Nyaruteja aho abami bicaye bakasezerana kutarwana turimo kujyana turi kugenda iriya Nemba ni ibikiri kintu gikomeye nibe bridge urumva nishaka ibe yonyine burya biroroshye kujya umuntu ajye guca Kobero ace Tanzania angaje mu Rwanda umunyarwanda aciye ngiyo ngagiye ibunaka byakora ko Rusizi yaza gaca Nemba byakora ko Kirenda Nyagatare agiye ku muvano yaca Nemba vice versa yambuka cyangwa yagira gute ariko kuki Nemba ibihugu byombi bitayibonamo agakiza k'iyi diplomasi niho itagenda neza hagati y'u Rwanda n'u Burundi nibura bakavuga ati ruhwa Kanyaru yamenya kabiri urumva patati patata ariko Nemba niyo nzira hafi yagira amakapitali yombi wumvise ndayishimiye akangira ko batera u Rwanda abwira ari mu Kirundo avuga ati Kirundo ashaka undi hari ari mu Kirundo nyine urumva yego ndumva ariko bimeze hari ndi komine abantu bankosora geography ntabwo nyikamiritse neza ariko nanone y'u Rwanda yo ndayizi so Nemba ariko kari agacureba kuriya gahoramo amatiku n'amatati aho kugira ngo kaba kacegake muri bibazo na gace gahoramo ibibazo ahubwo ndibuka saga y'ibintu bya Rweru social media yari itaraza buri Rwanda rwigeze kugira na crise n'u Burundi y'imirambo yo mu kiyaga cya Rweru yego yaranditswe Roni yaravuze n'iki ndibuka umuntu ntazibagirwa muri saga ku ruhande rw'u Rwanda wandikaga ibintu byinshi cyane mpaye credit umugabo bita Robert Udatsimburwa yubaho ahari hose yayanditseho Jean Afrique yagize gute ibaza abantu bavuga ngo babonye imirambo ngo y'abanyarwanda ngo bafatanwa na mituwele ngo biciye mu Rwanda ngo bishwe ngo baboha Kinyarwanda imagine tukajya tubwira abantu atari ko hari impfu ku isi zagenewe igihugu zitagira n'ikindi kuvuga ngo umuntu yishwe Kinyarwanda agize gute amatiko ndetse n'umucamanza wabo mukuru bitaga Valentin Bagorikunda yigeze kubifataho umwanzuro ni ibintu mbibona nk'ibyabaye ejo Bagorikunda n'abasigaye mu biki so ubona kare agace kakwiye kuba kamahoro
karimo ibibuga by'indege nk'icya Bugesera, karimo buri kimwe cyose, niko gace kahindutse amatiku n'amatati hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Ariko wajya kureba ugasanga niko gakemurirwamo ibibazo, iyo sufure ikenewe. N'impunzi zinyura kenshi, ikintu nabonye naho zinyura n'ahandi wenda zirahanyura simbizi, ariko ndavuga aho nabonye giyewe. Ariko rero ifo transformer nemba boda, urumva ahantu h'amahoro, ahantu umurundi n'umunyarwanda agera bagasuhuzanya, ambulance igasiga umurwayi gatwara undi, urumva ushatse gutaha akahanyura, like tubibona uyu munsi. Abadiplomate bacu rero, abadiplomate bacu, kuko mu gucyura impunzi bamwe bita tripartite, impande eshatu, kuko Uburundi buri mu Rwanda rurimo, UNHCR sinyitindaho, kuko bose nyirango baremo de façon équitable, buri wese abifite mu rwanda. Nta murundi wabishaka utabishaka wataha, nanone u Rwanda rutabyemeye kuko ruri muri tripartite, already rwabyemeye. Abarundi nabo ntibavuze ngo ntimubaduhere tubaza hamwe Kongo igivuga ngo tuzabanza tubapimesha, ngo tuturanye ngo ntumugira ngo upfa gutaha gusa. Ntabwo Burundi bidavuga gutyo, urumva mu by'impunzi Burundi bwemerera abaturage babwo, yewe n'u Rwanda iyo hari abatashye ntabwo munyamone impaka zimeze gutyo. Ama screening niba baguteye simbimenye sinamenya, Kongo igivuga ngo wakujyanye impunzi zateza abakongomani ngo hazaho screening, ngo barebe ngo utari ngo n'utari ngo infiltration bari kimwe cyose. Ntekereza ko Abarundi batagira iryo shaza ngo utashye ngo na infiltrate w'u Rwanda ngo n'ikibintu nk'ibyo. Ntabwo mbizi, ntabwo mbibaziho. Urumva ko haraho umubano w'u Rwanda n'u Burundi uburi uhagaze hazima, waheraho ugira ibyo ubaka bigakunda. So abadiplomate bacu niba bagira kuri level yuko buri ruhande muri tripartite rwemeranya n'urundi k'impunzi zitaha, yuko ryatabuka ry'impunzi rinavuguruza amagambo ya leta y'urundi kuze gushyira hanze. Zamahami yo niho hategurirwa leta itabara urubyiruko kiri none se Abarundi kazi, iyo ni leta itabara yatashye wanyu cyangwa n'abaturage banyu batashye? N'abaturage bayo. Ni abaturage babo rero bemere ko mu Rwanda ari impunzi z'Abarundi, even manataye hafi ya bose bakeneye gutaha, nubwo ari icyemezo cy'umuntu agira mu gufata umwanzuro wo gutaha, hasigara ibibazo nk'ibyaba n'ahandi. Twongeye kubona baza kubakangura, bari n'ababyikanguriye, inzego z'ubutegetsi ziri kubaganiriza, zibabwire politiki hari, zibabwire iki n'iki, aho gutaha ijana hataha ibihumbi n'ibihumbagiza nka byatashye 2020. Ariko nanone nongere nibutse ngo ndabizi baradukurikira abajya politiki n'abadiplomate, ndishuwa ko badukurikira. Mu mvugo yanjye yahuranyije nk'umusesenguzi, ntabwo imipaka yubakiwe itaha n'itahuka ry'impunzi. Imipaka yubakiwe zirimo nazo n'izindi activite zibyara inyungu mu karere. Ubu President Ndayishimiye w'Uburundi nyane cubahiro Neva azajya kuyobora African Union next year from February, umwaka utaha ni uzaba ari umukuru wa African Union. Azagenda yivuga ibigwi, eida kafite impunzi nyinshi urumva kafunze imipaka n'u Rwanda, kandi niwe muntu wagombye kuba ukangurira abandi ikintu cyo kutagomerana kw'Abanyafrika, urumva. Cyose ni ibigwi, ni ubutwari se? Ntabwo ari ubutwari, sibyo? Hanyuma tutari no kuri ibyo ngibyo, ariko uretse n'impunzi zitaha, which is good, hakaba hari n'izo relationships zikeneye kuba bakaza upgradinga ku rundi rwego. Ntibinambuza kuvuga ngo Tanzania yarabikosoye today, ariko ntibikosoye neza, banarebe ku cyubita free roaming, ku guhamagarana. Imagine dufite ubuyobozi mu Rwanda, dufite ubuyobozi mu Burundi, ubu kuba agenda guhamagara mu Kayanza uri Nyaruguru bikabanza guca muri satellite, ubu inite bukirukanka, kandi nahamagara mu Mombasa mugenzi wanjye wagiye atwaye ikamyo tukavugana nta roaming iriho kuri park yanjye naguze niki Sudani y'Epfo no ko Juba. Imagine kugira ngo umuntu w'Ijuba aprofite ihamagara, kuko communication ni ikintu gikomeye. Yego ntiducuruza byinshi ubu ngubu byarahagaze, ariko nta gihugu ibana ku bucuruzi, bibana no kuzindi interaction intercommunautaire, sibyo? Ushaka kubenza mu Rwanda, yewe sha abapangaji bakwishyuye, Abanyarwanda bafite inzu Bujumbura ni benshi, urumva buriya ni benshi utabibona kuriya. Hari n'amakaritsiye mu Rwanda yitwa amakaritsiye y'Abarundi, hariya ku Bisima bujya bahita mu makaritsiye y'Abarundi mu Biryogo. Ujye umenya impamvu abantu babyita gutya. Ku Bisima bujya bahita hariya ku Nyamira bujya bahita mu Barundi, ntabyo waruzi, kandi baranahaba. Bujya hari udusima twabo, bujya hari udusima twabo bamwe na TVR n'ahandi hose. Amakaritsiye ayo hari amakaritsiye agira amazina ameze gutyo, sibyo? Hari amakaritsiye kuko nta n'igiswahili wavuga burya ngo kije n'umuntu wo mu marangi hariya, hariya bahita mu Kinyambo, hariya hari amarangi mu Biryogo. Naho usanga abantu babanze Tanzania bayikamiritse bya hatari ku mpamvu z'amateka nyinshi kugira hariya bamburiye no mu mama, aba bantu bashaka kumusagarira hepfo n'akagari, burya hejuru y'umuhanda hose bahita mu Kinyambo. Simbeshya amateka. Uruvo hasanga batizedi benshi, Kanza yirurayize
ntiwagenda ngo uvuge iringara uri umuntu urisobanura ntari hari ekoreza irwaza cyangwa se kongoreza Yego. kubera nyine ni ukubiba byubatse sibyo ndatekereza ibyo ntacyo bitwaye kubivuga Yego. rero hari ibindi bitari imipaka diplomasi zakwiye kurebaho kugira ngo zorohereza abaturage ko ibikorwa byose muri politiki bisentarika ku muturage Yego. sibyo ibyo abarwayi nabivuze iby'ubucuruzi inzego zibireba zirabizireba ariko kuki imipaka yafungwa indege zikaguruka uhamagara bikanga no kubera iki hari umunyarwanda wicaye ahangaha azi ko hari umundi wicaye ahangaha azi ko bitari mu burenganzira bwa buri gihugu kurekuranira amatelefone ngo bahamagarane barababeshye iyo ibihugu bishatse ari bibiri babikora bikabikuraho ntago bisaba kujya muri Loni ntago bisaba gupfumura banki wa muntu yagiye ariko Yego. wa muntu wama gupfumura amabanki ko ya publicité cyabaho oya amezi 7 yarashize kuki ntagaruke wa mugabo we n'umugore simbizo uzagaruka n'umugabo ni wankundishije ibintu bya publicité Yego. azongereze kwamamaza n'ukuri muzongere mumvikane Yego. ndabimuhamagariye naba n'amafaranga yarafite ibibazo by'amafaranga muri iyi minsi twaraganiriye ariko iyo uganiriye n'umuntu ari mu bibazo by'amafaranga ashobora gukomeza ukamworohereza kugira ngo abone andi nese katigisa binsaba genda bimusabiye nabinsaba tuzaganira abantu baraganira kugira ngo nyine aboneke kuko kwamamaza bibyara amafaranga Yego. so ibyo rero tubisimbuke so hakenewe ikintu rero cyuko harebwa ibyo ngibyo nkubwira kubera ko izi mpunzi zatashye mu Burundi mu myaka 10 zimaze nabonye no muri 2022 wari umusi 27 years 25 years Sandri nta muntu w'umunebwe ubaho reka abo tubana nabo ahari hose yarakoraga yatwaraga moto yarapagaza yategaga bazi guteka ibintu by'inuze n'ababarista beza mu makofi n'iki yarafite business yatangiye gukora so there is no reason yo kuvuga ngo impunzi yatashye ariko life mu Rwanda yahagaze ariko kuzaza kureba ko business ye iraninga ajuze Kobero Tanzania hose bizamugora cyane none imipaka nifungurwe kuko kutaha ni kimwe ariko no gukomeza kugira business ziraninga mu Rwanda zikora na kindi kandi zikungukira ibihugu byombi kuko muri economy iyo babara nyirangana za GDP bibajya batubwira Yego. babikarikira kuri kubyo igihugu cyungukira ku muntu uri mu gihugu n'umunyagihugu uri hanze muri entere zose business gasara wakubaka idakari muri Senegal ubukungu yazamura babara mu bukungu n'umusaruro mbumbe w'igihugu kubera ko byose ni iby'abanyagihugu whatever waba ubyoperetingira so ziriya mpunzi zitashye k'abarundi bazi n'imitoma yanyu musize mudaterese musize mudateye inda cyangwa mutazitewe umurundi wamucika nawe n'abanyarwanda kazi beza cyangwa abasore b'abarundi bazi imitoma buriya abakobwa b'abanyarwanda bakunda abasore b'abarundi kubi ngaragutekera ngakagusasira ngabayiteye ibihumura ngabagize gute ibintu ngibyo wajya gutereta ahantu hicaye umurundi rero yagutuka kuri wabyeyi wumva we arimo kubwira utuntu twiza bazi imitoma kubi n'utuntu duhumura n'iki byose no kuvuga iki rero impunzi ziratashye ariko washoye imishinga waguze akamoto wagize gute nside suite ibintu ngibyo none se birakomeza gute ko aho ubutunzi bw'umuntu buri ariho n'umutima wuba kari Bible ibivuga uyondezo uzatanga ibugeserema yanjye aho wabaga ako ka business kagasara wogoshaga kabaga yo ngiyo kuki isheni yacika ibi ngibi twigeze no kubivuga kuri abantu batabava muri Kongo tuvuga tuti nta mitungo ikomeye baba barasize ese isheni hita icika abakongomani bakabigabagabana ese after time hari igihe agira gute agasubira kubira bavuga ati sinkiri ya mpunzi nasubiye iwacu ariko ngarutse mu yindi sura I don't know ariko tuvuga ku Burundi no twari dushize umutima ntabwo gutaha kw'impunzi imipaka ifunze guhagije ntabwo bazajya bafungura imipaka impunzi zitashye cyangwa zihunga ngo bongere bashyuzeho izo kadena z'amagare diplomasi yacu kwa wa mugabo w'umudiplomate hajya guta Faustin w'i Burundi niba nibuka neza ndaje murebe na ambassadeur Olivier Nduhungirehe bareba ukuntu badufasha nyine biri mu bushobozi bwabo sibyo in fact hariya gutaha kw'impunzi n'uburenganzira bwazo ariko harimo n'akantu ka bonne volonté en fait abantu bavuga ko hagati y'u Rwanda n'ubundi ibintu birimo kugenda neza ntago babeshya uribuka umwe mu bavandimwe bacu avuga ku Burundi bagahita bamutera intuzi bakabangona ndasiba ibyo yanditse kuva kiriya gihe abantu batangiye gutekereza ko hari ibintu biri guhinduka mu mano w'ibihugu byombi tutitaye ngo havuga ibiki undi yavuze iki because hari n'abantu les individuellement tujya dufata ko nk'ibyo Mashari yavuga ibyo Mbayahaga yavuga n'undi wese ngo ari byo yatumwe oya hari n'igihe bivuga ku giti cye bitafectinga bikafectinga diplomasi y'ibihugu somehow
ariko bitari mu mitekerereze n'imirebere y'igihugu. Icyo cyo tucyumvikaneho. So rero ntabwo turuva Nduhungire hari ibyo avuga biri negative ku rundi cyangwa uriya mugenzi we nga negative zibibo mu Rwanda mu buryo bucyanga n'ubundi ngo bijye ku yindi level yo hejuru cyane. Ibyo tutabona rero biherweho hubakwa n'ibindi bishoboka. Erega kugira ngo niba nk'abadiplomate bagiraga amaranka tukavuga ati general ambassadeur general cyangwa ambassadeur capitaine ambassadeur caporal, urumva umudiplomate uzambikwa general mu bwa ambassadeur niba yabagaho, kubera ko nyine wagize uruhare mu gufungura imipaka y'ibihugu ifunze. Urumva diplomasi ikinirwa ahantu ari crise, ntabwo diplomasi igenda ahantu hari pave, hari amapave, ntabwo bikunda. Ikinirwa mu bihuru, mu byondo, mu biki n'ibiki, ibintu nk'ibyo ngibyo, kugeza ku rwego recently turimo kuvuga ko habaho na diplomasi ikorerwa. Dufata urugero wenda iyi diplomasi n'izankora diplomasi y'inka, kugeza ubwo diplomasi ishobora gukorerwa mu ifamu, urumva ibihugu bikabana, abantu bagahana inka n'abageni. Diplomasi ni utuntu twinshi cyane. Erega niyo ibihugu birimo gucomekana u Rwanda n'u Burundi, impamvu ni imwe mu mpamvu binababaza benshi. Ubu usanga ubuzima bwawe iyo giteye inkingi, uhasanga inkingi iteye hari indi iteye, ugasanga inkingi mu bihugu byose zirateranye. Sirifu fera tansiyo kugira ngicyo ngicyo. So rero bazamure volume, abaturage bagenderanire, urumva niba shaka imipaka yindi babayiretse basige nemba, urumva ntacyo bitwaye. Kubigenzura biroroshye ku mpande zombi niba ari byo batumvikanaho, ariko kugenzura umupaka umwe byakoroha. Ariko bibaye by'impunzi, ariko bibaye by'indege gusa. Ese mbabaza abantu bumva ko bagiye Burundi banyuze mu ndege, utazagera mu ndege ntazajye Burundi. Kuki ibihugu bifunga ubutaka butanyura bijumba n'imyumbati bugasiga indege zicamo ikiri? Abantu bo mu ndege n'abantu bonyine bafite valeur mu bihugu byacu. Ikibazo badufungurira imipaka, urumva hanyuma rubanda rusabane, bavuge bati grade 1 Nemba, grade 2 Kanyaru, bihigihe yusi. Kandi uri bukari sezerano Olivier Nduhungirehe yari dusezeranije na ambassadeur uriya wavuye Albert Shingiro, ubwo bari mu nama ya East Africa mu mwiherero w'abadiplomate Zanzibar ku itariki 31 ngira ngo y'ukwa 9 n'ukwa 10 last year, bagombaga guhura bakagira ikintu batubwira. Iyo nama ntabwo yabaye, urumva bayisubukure n'uyu waje mushyashya rero, kuko haba continuité d'etat. Ntabwo uvuga ngo genda hizo umugono n'indi ministre ngo ugundi yavuye ngo yajyanye nawo n'uyu nguyu uriho Burundi aracyafite uwo mwenda na Nduhungire bacyafite uwo mwenda. En fait kuba waba ufite byinshi ukora, kuba waba ugaragaje imbaraga n'iki byose, sibyo? Buri imbaraga za Trump ziri mu guhura na Kim Jong Un, imbaraga za Trump ziri mu guhura na Vladimir Putin muri Alaska, imbaraga za Trump ziri mu gukora ibintu biri controversial, byari controversial nako cyangwa se biri controversial, kuko cyo cyerekana kari foro kurusha Biden. Ntabwo kutaganira n'umukuru wa Korea ya ruguru aribyo biguhindura kuri perezida wa Amerika w'igitangaza, ahubwo kuba wagiye mu gahura mukabana amaso ku maso, wamwitaga kaboyi nawe akwita n'ikindi kiniki. C'est ça la diplomatie concrète. Rero abadiplomate bacu nzamumenyera ku mbuto zabo. Ikiganzo uw'u Rwanda ahereje nk'ukuntu nabonye Nduhungire amwenyura na Maxime Prévost. C'est ça la diplomatie. Urumva rero nikomeze d'une façon active, sibyo? Tubone birenze gutaha kw'impunzi biri byiza, ariko bidahagije. Ni component nto cyane. No. None se masha ku mupaka abaturage nabo babagiyeyo, ushobora kujyayo none se wemereye kujya ku mupaka w'igihugu cyawe ntuburenge? No muri buffer zone wajyamo. Undi nawe yemereye kuza niki? Kandi mu baturage umbaza nizo mpunzi n'abaturage umuntu wanyandikiye waho yambwiye ati mumeze neza, ati njya ndeba ibiganiro mubwirana na Mashari ndabikunda cyane, gusa ku mupaka w'Uburundi n'u Rwanda byari byiza cyane, byari byishimo ndetse n'udushya twinshi aho bene biwacu batahaga. Gusa mukomeze mudusengere n'ibindi bizagende neza hagati y'ibihugu byombi. Ikibazo umuntu yemereye kugera ku mupaka. Ikibi no kutawurenga. Yego ngayo nguko rero wa mugani nubwo bigenze neza bamwe bagataha, ariko wa mugani imipaka bayifungure, ibi abaturage bagenderanire wa mugani nibwo bizaba ari byiza kurushaho. Ngo amakuru niba ari makuru munota nk'ibiri subona ngo imipaka irafunze, ariko Sandrine n'abadukurikiye inkebe ziba zirimo kuzibyungukiramo, urumva maguye zirakomeza, fraude zirakomeza kuri bamwe, bakikiza bakubaka za foreign wanu, diplomasi y'igihugu irimo yangirika.
ugasanga uri mudugudu wa na mudugudu wa kujya murakora mu isambu umupaka unyuramo yego urumva icyo nze kukubwira ugasanga umutegetsi kibambe bonaka ariko hakujya murashobora korera mutavuganye umva sha muve kuri abo ngabo ca ibi nibi byambuka buri kimwe cyose ariko ibi ngibi ntibabivuga ngo niki na proof zabyo ziragoye kuzibona kuko ni maguye nyine ariko hagira uzamura gatoki ambwire ko nta muntu wakwambuka umupaka n'ugifunze gutese ababifite inyungu zabo barimo kubikiriramo ndibuka hagati y'u Rwanda na Uganda tugifite ibibazo muri diplomasi no muri relation yacu cyakije aba officier ba Uganda yego sana mu butasi kugezaho gufata Sandrine wifitiye imari ugiye kurangura donc ufite izina rikomeye mu mari byabaga bihindutse bya bindi abasore bigiye bitango ni boro kuko afite icyamuturukaho mu kuba muri muvango mu yaduhe tumurekure byakije abasaba officier bo muri polisi ya Uganda no mu nzego z'ubutasi bukomeye byagiye byandikwa inshuro nyinshi gukirira ku miryango y'abanyarwanda no kwikandisha no kwikandamiza kugira ngo nta kintu bushinja kugira ngo muri discussion muri bargaining tumurekure tugire gute mutamurekuza ibintu nk'ibyo buriya imibano mibi y'ibihugu yitameze neza abantu benshi baraharenganira kugira ngo aida bamwe birate nk'abakoze operation itagize n'ikintu imaze kugira ngo bamwe bavuge bati iyi famille turayizirakize umuntu wawe tumuboreje gufa kumukuramo no 2 miliyoni tungahe ese ibyo ngibyo byose bimariye iki bihugu ariko ntaho uzabyandika ntaho uzabikubwira ntaho uzabitindaho ariko do you think koko wajya kwirahira bwira ku munsi kuko imipaka ifunze nta munyarwanda wambutse umupaka w'uburundi cyangwa nta murundi wambutse umupaka w'urwo ntabwo byakura hari abantu haburuntu ariko rero imipaka ifunga ibyo bivaho ndibuka hano mu Rwanda haza itegeko n'ama mobilisation kubijyanye no gukuramo inda kw'abari n'abategarugori muri façon clandestine zite mu buryo butanyuze mu nzira mbega zabazemewe zabaje gucekinga abatubwiraga ko nanjye narabihuguwe bavugaga ko iyi hakirimo ibi bya avortement clandestin urumva kugenda upfumaguza kandi wari ufite impamvu yumvikana y'uburwayi kugenda uvuga ngo wa muntu ariyo mu bihuru n'iki byose hapfaga abantu benshi yego uburyo buri clandestine bwica ibintu byinshi mwibeshye rero mugafunga imipaka mugasanga ariko muri façon clandestine irakora ubukungu burahagendeye urumva ibintu bidatunganye amafuti yose ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ifungura mipaka iyo relax ibibonetse ikuraho ikagabanya n'andi manyanga yose yakorwaga kuko inzitwazo ziba zivuyeho zinkebe yabyitwaza ikayibyaza umusaruro bitari mu nyungu z'igihugu urumva nibutse abadukurikira ko muri economy amafaranga yose inyungu zitanyuze muri pipeline yemewe n'amategeko zituma ubukungu bw'igihugu bwadecline bukapfukama bigateza inflation ibiciro bikiyongera kuko umuntu wabonye amafaranga mu bukebebe yongera igiciro ko ntajya bagayenga igiciro avanga ejo nzabona ndi wajya guhaha ikintu cy'igihumbi wakakishyura 5 iyo bikoze kabiri kane gatanu wa mucuruzi ahita avuga ati ibintu byazamutse nawe ukajya guhaha ku biciro biri hejuru so barekura imipaka urumva akantu ugiye gusozezaho se keza ntibayirekure kubera compassion ntabwo wari kubeginga mu muhuro kuri imipaka bayerekwe kubera imperative imipaka ntabwo irongo ifungwe ni imipaka y'abaturage abantu bayobora abaturage bisa n'itegeko ntabwo ari ukusegereza ngo nta mbabazi zirimo ntabwo imipaka ari y'abategetsi imipaka ari y'abaturage bayoborwa n'abategetsi so umutegetsi ufunga imipaka ntashaka kuyifungura arimo kuyifungura abaturage kandi ajya gusaba amajwi ngo bamutore gusaba amajwi umuntu rero waramufunga imipaka ubu ni nko gusaba uwo wimye reka dukomereze ku butumwa witwa ngo Pasteur Benjamin Ahoka uramuzi ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose duhamagare kuri 07844387 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace.